nawe rero atareka ubwiza sinzi kuraje sinzi mbona ukundaga cyane sinzi impamvu pe nuko shashari wanjye se nanjye ko ariko ko mukunda urabona ntabwo bibona uzi ko utagira ngo ubwo turashaje sheri nuko uragira ngo turacari twatwana dufite imyaka 10 n'ingahe umva ngemba numva utanamva iruhande ndaye igitondo ciza we ndikumva urukundo rukungurumanamo nuko ariko sheri ndashonje pe twatujumba tware dutote nimugoroba turacari no tukirimo ntabwo ari aka kanyuriye ntabwo ari aka kanyuriye aya none se ubwo ndaje ku kazi n'inzara mu gitondo twabyutse urarya n'ubu ngubu ngo wongere urye erega je mu ndahanje nahabagabo ntabwo ari nk'abagore mu nda hasi harimo abashyitsi ariko hari utukiri mu munkoro hari utujumba tubiri twasigayemo ntari butumbikire ahubwo reka nje mu kazi nje gushaka niyo turabona umufungo kwa nimugoroba utwo twabwo wowe kubera ko ngukunda agasheri saa sita uze kuturya sibyo ubanguka ariko ntabwo kumbura sheri wawe nareka nawe ntabwo nkumburaga nagukumbuye naje mba nagukumbuye sheri ubanguke sheri ndagukunda bye gaho nsezeraza sheri bye ndagukunda ubanguke yego kandi urubuye ntirukugweho ndabikora neza sheri sawa yego ariko madu mwana nyiragiperi uyu munsi ntabwo araza gukora nyiragiperi yaje sinzi yagiye gusoba iyo kano kazi katarimo nyiragiperi kangiye mu bwiza wahamagara yasinzi yagiye kwibetira hirya mu gihugu wahamagare ariko ko numvisha hari umuntu wo kuvuga ikibazo nta n'ikintu azanye nyiragiperi agasururu mu gitondo ngiye najya mu kazi nsize isuku abayitaye mu nyiragiperi atangwa ubu akazi kamupfuza igipipa nagishize ngiye sinshobora kugenda ntafite igipipa cyangwa imbaga nico mukora amafaranga mukoreraga wagira ajya nakaboga yewe hajya muzingo ntago ndaza mu kazi sivyo ikiro mbari kwiwe uragira amafaranga komera cyane n'amafaranga yese yashiraga namubona nyurupipa mu gitondo nabivuze atari aba no kunsomba amafaranga ariko mbagira no mu cyendo ntiwagura mu mucece wagira ko kugira kavure icara hano ceceka ariko cyane mureke mbagira inama mwajya muri minyakani bangaye ntago nzi kuba mumbarira bive 2 3 4 5 6 umwe ni desa ejo nkabazana igipipa adutayemo mbere ngo mushaka mutamenyera amakuru adutayemo cyangwa turagama nimugoroba oya matse ninjye barirukana mbere shamu hano tuba turi kwishira muri nyine mu zakazi tutera nzakagendana agacupa kugwaga we nzakagendana bari kubivuga Sara abantu b'abagore mumeze gutyo ubwo muri kumva akazi mwagasuzuguye mbese rwose umwe ningenda ndamukata muragenda bite do ndebe yewe waza tukugenda mwa ndikubwira niko bira byose timburaga mbirushuka nari nshaka kugira ngo urumva jewe nawe none genda nakwikundira je nawe twikundanira ikibazo nuko bira bigira gurunywa je nkubona nanze kuvuga muri public ahubwo se waje kumva ajya uraca bahandi ari mugoro atasa ingahe tugenda ariko nta muntu
ikigore cyanjye kigeraga umunwa ariko sinzi aho ndakinyura ariko wewe uzi wajya kugira umugore wawe nawe wahita ucanga uzi ukuntu ukinukaga urisura n'umugore kiranukaga ajyaga gahuyu noneho ntabwo azi gukaraba none akakubwa keza nka noneho ruratumbaraje ariko njye mba ndi sexy eko nutumanutse fresh reka nkubwire ubu Ako tugenda none cyiza reka nikorere ibuye gikorere erega ibyo bibiri uraza kungura amakamba oya byose ndanabigwanje nanabigu nukuri pe Nikorere rino shaho ndikubona wajya ngo arayumva kanikorere imbabarira afite ikihe kibazo abari kugira dutoya ntabwo turahembwa amafaranga kamira abantu urupfu narwo tugiye kuzaho nise bariya bo bite byabo ko mwibere mu rukundo aya masaha niyo umuntu aba yaziye mu kazi mwibereye mu rukundo abandi bamaze gutura inshuro 5 nta soni mwaramutse biki meze bite ndabure amabese mashasha bagende mwamanuka seriya nyine none se abandi batuye inshuro zingahe ntabwo byashoboka nta kintu mfite cyo kujana mu rugo nukuri pe nukuri pe bayisanga aho kubizi nyine akazi gasambye ariko reka mbera iri joro ryabaye rero ntabwo byashoboka nukuri iri joro hari ukuntu nageze ku saa 7 na saa nukuri pe mumanuke mwihute mwihute ntabwo byashoboka basi ntabwo tuzongera oya mumanuke mbabure mbone murenga ntabwo byashoboka ndebere cyamfase karuko abandi baza mfite nanjye ndagufite ariko rero dukura nimugora byara amabombo ntabwo se twahita twisubirira dusubira he hakuze uribuka ko mfite umugore nyine uranuka umubesha ariko ndagukunda cya kintu urabira bigutira noneho kiratumbaraje nyine uriya nyiragipera n'ibigutiya bibi zamuka mabuja n'itatu yaba bivete nana akazi kagenda nabi pakumuzana bivete umugabo wanjye ndamukunda ariko aranduza ibintu bye aba yabyanduje cyane kujya yirwa mu mukungugu ari kumpahira Nyiriwe aba hano nyiragipe bite urabazi amakuru imezi umva umuntu uri kundya urebye ibintu nabonye uyu munsi byageze gute uzi ngo nawe ufite umugabo shari wanjye se umugabo wawe shari wanjye vuga ngo shari wanjye urutwa nanjye utamugira byagenze umugabo wawe twari turi mu kazi bagiye mu kiyede nuko sinzi ukuntu nasubiye inyuma ngiye kwikorera ibuye rya kabiri ubwo hari agakobwa ngo nimba kitwa Sara kameze nka konyeye ku ishashi n'urudodo n'uruzingo ngiye kumva numva bari kongorera ngira amatsiko wabyumvishe ngira amatsiko ubwo mba nteze amatwi ngenda bwombe numva aravuze ngo aramukunda do bari bafatanye gutya agatoki ku kandi neza urabeshya ntabwo umugabo wanjye ibyo bintu ntabwo nkubeshya uko ubizi usanzwe uzi ko nzimura ntabwo uzimura ariko urabeshya umugabo wanjye arankunda niyo yaba ari ukurota ntabwo yanshinye yavuze ko ari butahireye turangiza ikiyede saa 10 uza kureba natagera hano saa 2 saa 3 ngaye umva madamu rero umugabo wanjye ibyo bintu ndabizi ntiyabikora niyo yaba ari kurota ntabwo yarota nshinge sawa wiringirije zirika kubyarira umwinda ndakubwiye ngo tambuka nyura uzi inzira reka nigendere inzira yakuzanyura yize ubwo waruje kunsenyera ubonye nubatse mufite mu mwana agenda ndabaza ababazi uzaze kunshaka nagukeneye uzabura reba sinkubwiye amatwari mu rupfu ntiye abanyamagambo agenda reka nigendere reka mu rugo vuba nizara yarinyice namwe ntatumye ahubwo waruje gushaka ibiryo madamu wanjye wiriwe neza abanyeshuri wanyu umeze utese ameze neza uvuye mu kazi umunsi uranje urije wumva abanyeshuri wanjye nagukumbuye ariko amakuru
shenda nananiwe sheri reka mbe nicare ahangaha na nubundi dore imana atwereye dutebe yamenye ko tutazakira naba wicaye hano sheri kandebe nashashe neza nanjye kakabona kanjye katababara nari ngukumbuye nanjye nagukumbuye ngaho fora nakuzaniye iki nzaniye iki ngaho gifora ngaho gifora shokozi ko nkunda amandazi ubwo se niyo wibutse kunzanira ndabizi ubu cyangwa n'akabombo aya amandazi wowe amandazi ubwo wagira ngo tuzasarura arega turi bamwe nakuzaniye akarindazi rero nakuzaniye akarindazi sheri wanjye abazi ibyo nkeneye nari nashonje twatujumba twe twashizemo tuzana kugwaza reka mubwire sheri yego no kugura n'akaboga nibatangira kutemba neza bizi nta wundi muntu nakunda pe ndakuhase narankunda ndagukunda pe ariko mvuga irindazi riryoshe kuryoshe nk'urukundo nkunda ngaho reka nkubwire yo sheri reka nje kuruka nje gukaraba dore burije ujyara mu gasantere uje kugura utujumba ku mifunguro agura imifungo ebyiri sibyo kumura guteka nimugoroba ubundi uzagutekesha nitutirirwana sibyo ubutaha uzanzanire n'agasururu biraneza ariko ibyo ukere nanjye mba nabonye ubwo ejo n'ugushyiramo ka innovation niwe ibyanjye cyangwa byose uzanzanire twatuntu ngo tubamo amacupa sana n'iby'abana nta mirinda mirinda marinda nzakuzanira icyo bita yawurute nayo ndayizi gurute yawurute aba ari amata avanze neza niba mwashaka marinda azandanire yo gurute ngaho rero ngaho genda ije gufata ka buce ngende ngaho nanjye se magurutse sheri sheri wanjye ngaho dore umugongo wacitse muri biriya bibuye ndanagakanda n'umugoroba ngaho reka ngiye kujyana Baziza none kandi n'ibiki kandi sinakubwikangisha impaka ibiki kandi umva umugabo wawe noneho nakagakobwa umugabo wanjye sinamukuyamyeho harya ngo kitwa sana nawe ko ari wowe ukazinjye kandi katoya kananutse wagira ngo ntikarya hereza mwihekenyereza yangwite nakubwira ngo zanwa no kurya ndakubwiye ngo ndabifatiye binjiye mu nzu nk'agakobwa karamukuruye gutya kanwinjiza mu nzu tujyana ujya kunyereka ndabumvirije none nsanga umbeshya ndakwica njye ntabwo mbeshya ubundi sawa wananshobora meze nk'iki wirirwa urya gusa wagira ngo ni rwa rugega rwa haraharagura uzanywa no kurya gusa tujyana ujya kunyereka bayi narizanye risite y'abantu turahembwa n'ukuri resita yambaye igitenge ndetse nk'uyu dore na nyiragipiri yaguye ibihano n'ukuri uyu munsi ubwo turahembwa n'ukuri pe n'ukuri nyine mureka mbaza uri kumbaza ngo aho turi ni kwande uyu mugabo ni uwanjye uri kumbaza gutyo
kanze njya mu nzu urakubuza guceceka ariko kuko mana yo mwijuru kubera kuri abo abantu twitonda kandi ibigabo by'ibiraya ugasanga nta nubwo batireze ibibazo bibaga ku bantu twitonda gusa ariko siri kuri ako ndi kurengana ibibazo bibaga ku bantu twitonda gusa soza ukuntu nitaranga no gifata amaso abantu twitonda kana ibibazo ushobora kumbwira ngo urakunze amagambo Gakubite ariko ibigoro by'ibitumbari mutubona ko kigezweho mwe mutuje bivete ninjira inyama saa sita inkoko amafiriti wese nari ibishyimbo sinabonaga n'amarindazi batuje kuvuga urambwira iki sinavumvura indehange yakuryohera cyane rwose ugakomeza ushinzwe nk'umusumari gutya nanjye uzi kumwitaho abagore b'ibitumbari nkamwe mubaze none kubera ko ari nyine mubaze amarisite narinzanye wamusobanura ukuvuga ibyo kurya n'ibindi ngo muki wambwa n'ibiki biri ibindi kurya ako nk'aka gatorosho kabaye gato ukanandikira umugabo abantu twitonda gahuraga n'amacano ngandebera sheri sitarakubwira asurubene ninde ninde twagashano ntahango ninasubikora kote tukureba ntabwo amashanyarazi ku bantu twitonda ngo tujyana gukora nyine satani izaga ku bantu twitonda bose ntabwo ubona kandi ugasanga ibintu by'ibisara ntabwo bifata sheri ndagukundaga nukuri nabibonye aho ngo dore ngahandi mu rugo ubundi iki ni iki kiri kunkora sheri kiri cyabukoze sinari naciye no kumangazini nakuzana nakari ndabisheri nuko narenze ko turongera kugasangira nka kwa kundi nyene bakundika aho garo igashiriye karaga habara oya pe nuko none se kuko tutari ka karesi ko gutanga ndaceka ikibazo cyawe umva akarara nakunda kurya karaka shinze kare kakugaburiye wabega ziyamenya guteka nkaho kuko uteka mu buryo bwose ari uburyo bwo mu ndani n'uburyo bw'inyuma ngaho icara hano ngaho cyane ku makari iwawe ubu nari ndi umuntu udakwiye no kubabarirwa ariko turakoze kumubara sheri uretse urambona ariko uzajya unabona ko umugore ari njye ambishuri uri umugore ko sabonye byambayeho nanjye byambaye nanjye ntabwo ari njyewereza n'umubi umva rero sheri wanjye mbese wari wanatatse sheri ubundi umugore nawe atetse neza gutya baramuha sheri ndajya umfashe oya baramuha ntabwo kirya bike ko ari ibyawe ko nta mwana twari twabyara kirya bike turaberanye inakomeye wabimeze byose bibanza wabikura mu kanwa biraryoshye bya bindi nimba ndava mu mutsima ndakoramo na hano n'indi ndyo yashatse n'utudodo sheri aba yatetse vrema wabyumvishe sheri urabyifashije umva wabyumvishe biraryoshye sheri wumvishe ukuntu bimeze byombi bimeze neza wabyumvishe sheri nabyumvishe kandi ibiryoshye ni ibihe sheri numvishe byose bimeze kimwe rero ukuntu wabyumvishe biryoshye kimwe uri kunyumvira uri kunyumva neza nabyumvishe sheri n'abagore twese turyoshye kimwe uri kumva sheri none se yica ntabonye buranjye njyewe nicaraga ndi kugaya abagabo bashaka mu bandi bagore ariko ubu mu kandi nawe wagiyeyo ni ukuri iri ryari rimwe ariko rwakora wanga umugabo nyine ngo barimwe ngo gishe ajye ngo gishe umugabo ndava mu bucucaho umva abagore basa n'ikimwe uri kumva numvisha abagore bose ari kimwe niba ibyo pe niba ari ryo somo bashatse kunyigisha ni ukuri pe ndabimenye ntabwo nzongera kuguca inyuma kandi reka ngwize ukuri ndagukunze guhera ubu ngubu ntabwo nzongera kuguca inyuma ntabwo nzongera kurya ibijumba mu gitondo saa sita nimugoroba ndakuhindura
ziriya nyama ni ukuri ko ntabwo gakoresha narazimuhahiraga ajya hariho n'inyama zitwa viyande nazo nzajya ndi kuzigurira pe ni ukuri sheri ngampobera ntabwo nzongera wizere sheri ntabwo nzongera